Biranditse, menya neza ko Bikira Mariya yaburijemo imigambi ya shitani, kandi Lusuferi nawe yabonekeye abambari be barabyandika. Tubanze dusenge tubone kwinjira muri iyi nkuru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Twikirize Mana uduha amahoro, twikirize Mana dumwe, tuzagaragaze kuri wacu, twikirize. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mbere yo kwinjira mu nsanganyamatsiko nyamukuru ibamenyesha uko shitani yateguye gutsemba ubukristo ku isi, ikigira Imana rukumbi, tugira ibyo twibukiranya byatuma tuza kumva neza uyu mugambi mubisha wa Lusuferi, tukumva n'icyo gukora. Impamvu y'iyi nkuru ni ukugira ngo abantu bafate icyemezo. Turifuza abantu biga ubutumwa bwa nyina wa Jambo bashikamye. Abantu benshi bakunda inkuru ariko ntibakunda kwicara ngo bige, ntibashaka ibibavuna. Reka mbabwire, uwo ukunda uramuvunikira bikagutera ibyishimo. Kandi reka mbabwire amwe mu masezerano nyina wa Jambo yatanze. Isezerano rya mbere ni uko avuga ati, unshimisha njye nzamushimisha kurushaho. Isezerano rya kabiri aragira ati, uwemera urumuri mwereka uwo ntazayoba. Mbaye ndekeye ayo, ayandi muzagenda muyisomera. Muri iki kiganiro turashaka kugaragaza ko Bikira Mariya aza ku isi kubera impamvu zikomeye, kandi yaje intsinzi iba yizewe. Abwira mama Nataliya Mukamazimpaka ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi 1983 ati, sinazanywe n'ubusa. Arongera akabisubiramo ku wa 7 z'ukwa 10 1983 ati, ibyo ari byo byose sinazanywe n'ubusa. Ariko se hari interuro yatubwira impamvu atazanywe n'ubusa? Nanone abinyujije kuri mama Nataliya ku wa 29 z'ukwa 10 1983, nyina wa Jambo yaratubwiye ati, nazanywe no kubamenyesha ku isi imeze nabi, no kuyibutsa ibyo mwibagiwe, no kubereka inzira nziza. Isi imeze nabi, ibyo rero nababwiye byose ni umuti ushobora kuyikiza. Reka dusubiremo interuro kuko ishyize muri make byose. Isi imeze nabi, ibyo rero nababwiye byose ni umuti ushobora kuyikiza. Reka tujye ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi. By'umwihariko ikibazo nyina wa Jambo yazanywe no kuburizamo intego z'intambara ya gatatu y'isi, arizo gusenya ubukristo no kwimika idini isenga Lusuferi nk'Imana rukumbi. Mbese mwari muzi ko shitani yateguye gahunda ikayigeza ku bambari be bayo, kandi iyo gahunda ikandikwa? Iyo gahunda yashyikirijwe uwitwa Albert Pike mu kinyejana cya 19. Albert Pike ni muntu ki? Ni umujenerali muri Amerika. Akaba yaravutse mu 1809 apfa mu 1891. Ni uwo mu kinyejana cya 19 rero. Azwiho kuba umufuramaso wo hejuru cyane, wari ugeze kuri degre ya 33. Abo ngo baba baranywanye na shitani, nk'uko witwa Bill Knoblen wabivuyemo
abisobanura, nawe akaba yari ageze kuri urwo rwego rwo kunywana na Rusuferi. Albert Pike kandi yanditse igitabo cyitwa Morals and Dogmas, cyagufasha kumenya ububi bw'ibyo bigisha ku bukristu bagamije kubusenya. Hari abakristu bamwe bavuga ngo sinshaka kubimenya, ntazabibazwa, bityo bikoroha cyane kuri bo kugwa mu mitego ya shitani kuko yateguwe, ariko ntibitegure uko bayitsinda. Rero ndabibabwiye, ni impano zose za Roho Mutagatifu harimo n'iy'ubumenyi zigomba gukora. Kwibwira ngo si ngombwa ko menya amayeri y'umwanzi, amayeri y'ubuhakanamana, nibwo rero utazabasha kugira amayeri yo guhembura ukwemera kwawe n'ukw'abandi. Bikira Mariya ntiyavugiye ubusa ko ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Amayeri ni ingamba zitekerejweho kugira ngo igitero cyawe kibe kigabwe neza. Uyu mugabo rero uretse no kwandika igitabo twumvise kirata Rusuferi ngo yabonekewe na Rusuferi, amuhishurira umugambi wagombaga kugerwaho mu kinyejana cya 20. Ubwo rero yawumuhishuriye mu kinyejana cya 19. Tubyumve neza, yawumuhishuriye mu kinyejana cya 19. Iyi gahunda ya Rusuferi shitani Sekibi ayigaragaza mu ibaruwa yandikiye Giuseppe Mazzini wayoboraga Ubutaliyani, kandi ubu akaba abarwa nk'umwe mu bashinze igihugu nation cy'Ubutaliyani. Iyi baruwa Albert Pike yandikiye Giuseppe Mazzini kuwa 15 z'ukwa 8 1871 yashyizwe ahabona n'umusirikare w'umukristu Lokomodore William Gay wabayeho hagati y'1895 n'1959. Mu gitabo yanditse cyitwa Pounds in the Game, twakwita mu Kinyarwanda inka mu gisoro cyangwa se insoro mu gisoro, cyasohotse mu 1954. Iyo baruwa kandi ibitse muri mize yitwa British Library of London. Urebye igihe Bikira Mariya yariraga kuri Assomption Kibeho, iyi baruwa ya Albert Pike yandikiye Giuseppe Mazzini yari imaze imyaka 111. Ndetse bimwe mu byo ivuga byaramaze kuba, ibyo twavuga nk'intambara ya mbere y'isi yose n'intambara ya kabiri y'isi yose. Hari hasigaye rero iya gatatu, nayo yari irimo itangira. Ni gahunda y'igenamigambi y'intambara eshatu: intambara ya mbere y'isi yose, intambara ya kabiri y'isi yose n'intambara ya gatatu y'isi yose. Ese izi ntambara zari zigamije iki? Mu ibaruwa ya Albert Pike kuri Giuseppe Mazzini hagaragara ibi bikurikira. Intambara ya mbere y'isi yagombaga gufasha Abiliminati gukura ku butegetsi abami bitwaga Abatsar mu Burusiya, maze igihugu kigashyirwa mu biganza by'abakomuniste batemera Imana. Ibyo byagombaga kugerwaho Abiliminati bashyira amavuta ku muriro, bagendeye ku kutumvikana gusanzwe kuri hagati y'ingoma y'Abongereza n'Abadage. Intambara irangiye, amatwara ya gikomuniste yagombaga kwimikwa, agakoreshwa mu gusenya za guverinoma kandi agashegesha amadini yemera Imana. Twese turabizi iyi ntambara yarabaye, kandi Uburusiya bwabayemo amatwara akarishye ya gikomuniste ishyira kera. Amabonekerwa ya Fatima yari agamije kuburizamo intego ya mbere cyangwa intego y'intambara ya mbere y'isi yose. Nk'uko Bikira Mariya yabibwiye abana yabonekeye, ati umutima wanjye uzatsinda, urebye iyo ntsinzi irahari. Ibyo binatuma intambara ya gatatu y'isi itari kugenda nk'uko yari yateganyijwe, nk'uko tugiye gusoma ibyari byanditswe muri gahunda ya Rusuferi uko yabihishuriye Albert Pike. Reka tubanze tuvuge ku ntsinzi. Isengesho rya Rozari ryashyizweho na Papa Yohani wa II ryasenye leta ya gikomuniste ihakana Imana
bijyana n'urukuta rwa Berlin. Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya wamaze kugaragaza intsinzi. Kubera iki? Kuko Uburusiya bwagombaga kwimurwamo ubukristu igihe abami babo bakuweho bitwaga abatsari. Byanabayeho rwose. Hari igihe Uburusiya bwagiye muri politiki ya gikomunisiti y'ihakana Imana, cyangwa yemeza ko iyobokamana ari ikiyobyabwenge kuri rubanda, opium du peuple. Nyamara nibwo buri kurwanirira indangagaciro za gikristu uyu munsi. Uburusiya nibwo buri kuvuga buti umuryango ni wubahwe. Ibyo bya LGBTQ, abatinganyi, abahindura igitsina n'abandi, ntibitugerere mu gihugu, ndetse amategeko ahana bene ibyo bintu ubu yamaze kujyaho. Ni amategeko agiyeho vuba nyuma y'uko Uburusiya bweguriwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya uko byakozwe kose. Intambara ya kabiri y'isi yose se yabiri igamije iki? Dore uko byanditswe. Intambara ya kabiri y'isi yagombaga guterwa no kuzana umwiryane ukomeye hagati y'abafite amatwara ya politiki y'abafasciste n'ay'abasionisite. Iyi ntambara kandi yagombaga gusenya amatwara y'abanazi, naho abafite amatwara yo gukunda Siyoni, umurwa w'ubwami bwa Dawudi, agahabwa imbaraga nyinshi kugira ngo ahari Palestina haremwe leta ya Isiraheli yigenga. Muri iyi ntambara ya kabiri y'isi kandi amatwara ya gikomunisite mpuzamahanga yagombaga gukarishywa akagera ku rwego ubukristo bwari bugezeho. Kugera kuri iyo ntera yagombaga kubungabungwa neza kugira ngo azakoreshwe mu ntambara ya gatatu y'isi izashegesha cyane imibereho y'abantu, cataclysme sociale. Turabizi leta ya Isiraheli yagiyeho. Hari hashize imyaka isaga 878 itariho. Ku byerekeye icyo Yezu yayivuzeho kandi ijambo rye rikaba ridakuka, dusome Matayo 23:37 gukomeza. Ndetse n'amatwara ya gikomunisite ahakana Imana yahawe rugari, ariko n'ijuru ntiryicara, yewe na kiliziya ntiyicaye kuko ijuru rikorana na kiliziya. Ku byerekeye intambara ya gatatu, ibaruwa ya Albert Pike ivuga iki? Dore rero uko ibaruwa ya Albert Pike mu gice kivuga ku ntambara ya gatatu y'isi yose, ari nayo Bikira Mariya w'ikibeho yaje kurwanya ingaruka zayo cyangwa kuburizamo intego zayo. Iravuga iki iyo baruwa? Intambara ya gatatu y'isi yose izazamurwa hakoresheje ukutumvikana kuzazanwa n'abakorera iminati hagati y'abanyapolitiki bafite amatwara yo gukumbura ubutegetsi bwa Siyoni n'abayobozi b'ibihugu by'abayisilamu. Iyi ntambara izagenda ku buryo Isilamu, ibihugu by'abayisilamu n'idini ya Muhammadi, n'abakumbura Siyoni cyane kimwe na leta ya Isiraheli bashwanyaguzanya hagati yabo. Muri icyo gihe ibindi bihugu ntibizashobora kumvikana hagati yabyo kuri icyo kibazo. Bizaba ngombwa ko birwana nabyo kugeza bimaririje imbaraga zabyo, bisenzekare mu mpande zose z'ubuzima. Albert Pike yabwiraga amazina ati, nyuma y'intambara ya gatatu y'isi abifuza gutegeka isi nta kabuza bazateza akaduruvayo ndengakamere isi itigeze igira mu mibereho y'abantu. Akabivuga agira ati, tuzarekura abarwanya n'abahakana Imana maze duteze akaduruvayo ndengakamere mu mibereho y'abantu, cataclysme sociale. Maze mu bubi bwako bwimazeyo buzereka amahanga ingaruka zo kutemera Imana namba, nk'isoko y'ubunyamaswa n'akavuyo katavugwa. Mwabyumvise, shitani irashaka kugaragaza yuko kutemera Imana ari bibi cyane. Ariko se ubwigamije ikira? Nibwo rero abatuye isi yose bazumva bagomba kwirwanaho ubwabo kuri ba nyamuke bategeka isi, bica ba rushenyi b'umuco karande, démolisseur de la civilisation. Maze imbaga zatakaje icyizere ku byerekeye ubukristo mu myemerere yazo yo kutemera Imana yimenyekanishije, Imana ya Yezu Kristo, bo bakagira imitekerereze yitwa deiste y'Imana gusa, ariko itari imenyekanishije
ku bazaba bariho nta cyerekezo bashakisha aho bakwerekeza isengesho ryabo, bazakira urumuri nyarwo rw'inyigisho iyunguruye ya Rusuferi izaba noneho yigaragaza nta nkomyi kuri bose. Uko kwigaragaza kw'inyigisho za Rusuferi kuzaza gukurikiye uguhirima k'ubukristo n'ubuhakanyi bizarimburirwa icyarimwe. Ngiyi gahunda ya Rusuferi yo gusenya ubuhakanyi yateje n'ubukristo icyarimwe, kugira ngo abakorera Sekibi bazavuge bati erega dore Imana nyayo ni Rusuferi. Ariko iyi migambi ntizagerwaho kuko twibuka amagambo abarejiyo bakunda kuvuga: uyu ninduje usa n'umuseke weya, ubengerana nk'izuba, ukangaranya abanzi nk'ibitero bigabwe neza. Bikira Mariya nyina wa Jambo yaje atyo ikibeho. Niyo mpamvu yatangaje ati sinazanywe n'ubusa. Ese iyo mvugo turayumva? Sinazanywe n'ubusa ni imvugo ishaka kumvikanisha ko ahubwo yazanywe n'impamvu ikomeye cyane. Ese mwari muzi n'ibindi? Amabonekerwa ya Kibeho Shitani yayabonye nko gutsindwa kwayo hakiri kare. Shitani irabizi ko iyo Bikira Mariya amanutse aba yamaze gutsinda. Nguhiriye mu nzu ntawe adapfunda umutwe. Shitani ibonye ko nta kabuza Bikira Mariya aje kuburizamo umugambi wayo anyuze mu Rwanda, yagaragaje uburakari, yinjira mu bantu, basenya amashusho ya Bikira Mariya mu Rwanda. Nibyo rwose mu mwaka wa 80 hasenywe amashusho menshi ya Bikira Mariya mu Rwanda. Ni umujinya w'umuranduranzuzi wa Sekibi watsinzwe. Ni nko kuvuga ngo ibyanjye byarangiye. Amashusho asenywa abantu bamwe babibonaga nk'ibisanzwe, ngo ni abantu bishakiragamo za zahabu ziri muri ayo mashusho. Ariko si byo gusa, n'uburakari bukabije bwa Shitani. Kibeho ntizaba ishuri gusa, izaba ahantu ho guhimbariza intsinzi y'ubukristo, kuko Shitani yitwa Diabolos, Diable bisobanuye gateranya. Ariko Bikira Mariya kugira ngo agaragaze ko azatsinda rwose, yasabye ko bazubaka kiliziya nini yitwa Isangano cyangwa iyegeranya ry'abatatanye. Mama Nataliya Mukamazimpaka aracyahari, mumubaze. Izaba yegeranya na kiliziya nto. Ni kiliziya y'imikono cyangwa metero 60 y'ubutambike, mu gihe into igomba kugira metero 30. Iyo kiliziya nubwo itinze izubakwa, kandi ntikwiye kubakwa n'abantu tutazi iyo bava, bavuga bati tuzanye amafaranga nimwubake uko dushaka. Ikwiye kubakwa n'abakristo bashaka ko hakorwa ugushaka kwa nyina wa Jambo, ijambo kurindi, ibipimo bikubahirizwa. Hari ibimenyetso bikomeye ku byerekeye ko Kibeho izaba isangano ry'abatatanye. Mbese ko Bikira Mariya azatsinda? Nabonye abarokore batangiye kubaha Bikira Mariya nyina wa Jambo. Hari n'abatumwe kubwira abagatolika ngo aha ni mu mvugo yanjye, nimujye gusengera Kibeho aho Bikira Mariya yasutse amarira ye, murakira indwara zari kubica cyangwa zari zibabereye umuzigo. Abandi barokore n'abaporo Yezu abategeka kwiyambaza Bikira Mariya ku itegeko, nubwo basanzwe bazi neza ko uwo Yezu ubwe ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Arabatoza kumwubahira umubyeyi ngo bakunde bitwa abavandimwe ba Yezu by'ukuri. Gusa ndabateguruje mwebwe abashaka kwamamaza no kwigisha ubutumwa bwa Kibeho, Alphonsine yarababwiye ngo nimukomere. Twabisomye mu kiganiro giheruka kubyo abwira intumwa za nyina wa Jambo. Shitani izashyiramo imbaraga nyinshi ngo ibarwanye. Muzasune kuko mwatsindwa muri kumwe na nyina wa Jambo. Gusa tubimenye, intsinzi ya mbere yarabonetse. Nta kabuza no ku ntambara ya gatatu y'isi intsinzi yamaze gutangazwa na nyina wa Jambo. Amabonekerwa ya Kibeho rero yateye Shitani ubwoba, kuko umugambi w'igikomunisti utabashije kugerwaho nk'uko wateguwe. Urugamba rwa Shitani ruri ku gutinza kwakirwa k'ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Nyina wa Jambo
Ntiyavuze ngo twidamararire azaturwanirira. Yaravuze ati nimwinjire mu kibeho cyanjye. Si ikibeho gisanzwe, ni ikibeho cyisumbuye. Mbazaniye umuti wakiza isi imeze nabi cyane. Nimwitegure kwishima mu mibabaro igihe kiliziya izaba iri mu byago. Erega kiliziya ni twe tugaragara. Iyo abatsinze iri mu ijuru iradusabira, ariko natwe ntidushyireho akacu. Ku wa 17 z'ukwa karindwi 1982, nyina wa Jambo yaratubwiye abinyujije kuri Natali ati isi igiye korama, isi imeze nabi, nimuhindure imitima yanyu mwicuze kugira ngo mutazagwa mu rwobo. Yaje gushaka kugaragaza uburemere bw'ubwo butumwa kuri Asomusiyo wa 15 z'ukwa 8 1982. Hari hashize imyaka 111 y'abaruwa twasomye yanditswe. Ninyuze kuri Nataliya aragira ati mbabajwe nuko nza mbasanga mwe mukampunga, ko mbabwira inkuru nziza ntimuyumve, nabaho ubutumwa ntimubwakire. Mbabajwe kandi n'ukuntu ibyaha bikomeje kwiyongera kandi byari bikwiye kugabanuka. Isi imeze nabi cyane, niba muticujije ngo mwange ibyaha byanyu bibashiriyeho. Niyo mpamvu bikomeza kumbabaza, kuko nshaka kubakiza ruriya rwobo ngo mutarugwamo mukanga. Ihatire gusengera isi mwana wanjye kugira ngo ibyaha bigabanuke. Natali yamubajije ati kuri uyu munsi wawe wakwishimye tukishimana? Bikira Mariya yarashubije ati sinshobora kwishima nduzi abana banjye batanyishimiye, nduzi bagiye korama urohama. Babajwe nuko mudashaka kumva ibyo mbabwira. Mbibutsa, muzageza igihe mushaka gusenga, kwicuza, kumvira mutakibishyikiriye. Niba mutabigize ubu ngo mutangire kwicuza no gukora ibyo bifuzaho byose. Ni igihe ki muzumva ko nazi isi yose? Muzumva ryari ko gusenga ari wo murimo Imana ibashakaho? Ukwemera munsi kurabuze cyane. Kuri uyu munsi rero nyina wa Jambo yaririye isi kugira ngo adukangurire kwinjira muri gahunda ye, nta gahato adushyiraho. Nyamara twibuke neza ko adusaba urukundo. Ku itariki 7 z'ukwa 10 1983 yabwiye Natali ati ubwo muzi urukundo mbakunda, kuki mwebwe mutarumfitiye? Bikira Mariya nyina wa Jambo arashaka ko twitegura ibihe bikomeye dukora ibyo adusaba, ari nawo muti wakiza isi. Kwakira ubutumwa bwe no kubukurikiza niko umukunda by'ukuri. Muri iyi minsi tuzagaruka ku butumwa butandukanye tubuzirikane, noneho twinjire neza mu nzira yo kwitagatifuza. Bifurije ukwezi kwiza kwa Mariya. Mu ncamake munsi ya video muraza gusangamo amasoko yakoreshejwe cyane cyane kuri iriya baruwa ya Albert Pike, haba mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Kristo Yezu akuzwe, kandi tumenye yuko intsinzi ari iya nyina wa Jambo. Intsinzi ni y'abakurikira nyina wa Jambo banywa umuti yatuzaniye. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.